Ndabasuhuje cyane mwebwe mukomeje kubana nanjye kuri YouTube channel ya Mazarex, by'umwihariko ndashimira cyane abantu bakoze subscribe, nkaba nanashishikariza nawe utarakora subscribe gukora subscribe. Ni ukuvuga ngo noneho muri aka kanya tugiye kugirana ikiganiro kuri mining ya Ruby. Ubushize naberetse mining 5 z'ingenzi nibura wakitaho, nibyo kuko tujya dukora mining zimwe na zimwe zikadutenguha ntizikore ibyo zatubwiye, ariko noneho hari izindi mining zo kwizerwa tukazizerwa bitewe se hari icyizere tuzifite bitewe n'uko hari amafaranga yazo yigeze kujya ku isoko ndetse n'uburyo tuba tubona zubakitse. Muri aka kanya rero ngiye kubereka ukuntu iyo wamaze gukora KYC ya Ruby ukaba ushaka noneho tuvuge ushobora gufata Ruby zawe ukazijyana kuri wallet, cyangwa se nawe ugafata umuntu udafite Ruby wenda agiye gukora KYC ukazimugurisha kugira ngo akore KYC, cyangwa se yaba ari inshuti yawe ya hafi nta mafaranga ifite ukazimuha, ubundi noneho yazamara kuba verified nawe agahita akora migration akazikwishyura. Birashoboka cyane, ariko noneho ugasanga umuntu ntabwo azi ngo migration cyangwa se kuzifata nkazijyana kuri wallet yanjye bigenda gute. Ubwo rero ngiye kubereka uko umuntu afata Ruby iyo yamaze gukora KYC yarangiza akazijyana kuri wallet, mbese mu byo bita migration, kugira ngo abe yabasha nawe kuzigurisha cyangwa se abashe kuzishyura umuntu waba warazimutije. Ni ukuvuga ngo rero turayifungura Ruby yacu, njyewe ndi verified. Ubwo noneho ngiye kuzimigratinga nzivane kuri stock yazo nzijyane kuri wallet, mu buryo bwo kuba naziha nk'umuntu aba yazikeneye, nkaba nazigurisha se cyangwa nkazimutiza, ibintu nk'ibyo. Nawe ukaba wazitira nibura wizeye ngo numara kuba verified uzazisubiza nyirazo. Ubwo reka ntegereze ifunguke. Reka ntegereze ifunguke. Ni ukuvuga ngo Ruby yacu yafungutse, urabona ko mfiteho Ruby 476. Noneho wallet ya Ruby, wallet yayo dore iba ari iyi ngiyi, cyangwa se ikofi ni aha ngaha. Mbere na mbere ubaye udafite wallet nakugira inama yo kuyicreatinga. Gucreatinga wallet ni ukuvuga ngo uraza ugakandaho hano nyine ku iyi kofi, iyo udafite wallet ukandaho gutya bakakubwira ngo create. Ubwo ugenda uyicreatinga bakaguha passphrase arizo bita seed phrase, bakaguha QR code ukayibika, bakaguha na recovery code. Ariko iyo ubitse nibura ikintu kimwe muri ibyo ukabika nibura QR code cyangwa se seed phrase. Seed phrase aba ari amagambo 12 uhita uyafata ukayabika. Ngewe rero nkanzeho mpita nyinjiramo, nta nubwo bambajije QR code cyangwa seed phrase kubera ko ntabwo nigeze nyikinga. Ejo nyiherukamo, ejo hashize nari nyirimo, niyo mpamvu mpise nyigeramo. Kugira ngo noneho tubirebe neza, reba nk'ubu mfiteho Ruby 41 zifite agaciro k'amadolari 227.14. Urabona ko ari amafaranga menshi cyane, ariko ngiye kongeraho Ruby, wenda ndi buze kongeraho Ruby 19 kugira ngo zibe nibura Ruby 60. Oya, reka nze kongeraho 39 kugira ngo zibe 80. Ndongeraho 39. Nk'uko bisanzwe rero ndava muri wallet ngaruka hano kwa karango ka Ruby, ngiye gukora migration. Gukora migration rero ibera he? Umuntu iyo ashaka gukora migration aza kwa aka kantu noneho kegeranye na wallet n'ubundi. Aka ngaka kameze nka rezo za telefone ngira ngo urakabona, noneho ukagakoraho. Iyo umaze kugakoraho uhita uza hano hantu handitse statistics, n'ubundi hari akantu kakimeze nka kakandi ngira ngo urahabona, dore na ngaho uhita uza ukahakanda. Ubwo rwose ngiye gufata Ruby nzijyane muri wallet. Ndategereza hafunguke ndebe ngo ndafata izo njyana. Nzi ko nemerewe nyinshi zirenze izo njyana, ahubwo njye ndajyana nyine izo nshaka. Ndajyana ziriya
39 zisange 41 zihite ziba 80. Nicyo ngiye gukora, ndategereza hafunguke. Wamenya hari igihe kiba ari ikibazo cya network. Yego, ubu harafungutse. Hakimara gufunguka bahita bampa summary nyine, ariko njye ntabwo ibi ari byo njemo, ahubwo ndahita nza hano handitse user verified. Wowe nimba utarakora KYC uzasanga nyine hari user unverified user, ntabwo byakunda, ariko njye urabona ko user is verified, ubwo KYC yarakunze. Ndaba ariho nkanda rero kuri user verified. Ndakanda kuri user verified, ubundi ntegereze naho hafunguke. Ngira ngo urabibona noneho bahita bananyereka uburyo mining zabaye. Nk'ubu ngubu baranyereka bati kanze byose tujye tubisobanura. Banyereka ko self exploiting nizo ngiye ni miningiye, abantu ninjije nabo bamayiningiye 83. Ubu ni ukuvuga ngo wabonaga ko mfitemo 400 na zingahe, ariko izi ngizi 378 nizo nemerewe kuba na migratinga nkazijyana muri wallet. Ubwo rero njyewe ntabwo ngiye kuzijyana zose, ahubwo ndajyana 39. Nihuse rero ndahita nkanda hano handitse migration ahangaha kugira ngo mbashe kuzijyana, sibyo? Ndakandaho kuri migration. Noneho nimara gukanda kuri migration baranyereka nyine izihari 325 nizo zihari, kubera yuko izi 53 reka njye mbibereka byose kimwe kuri kimwe. Izi 53 narazimigratinze, ariho wabonye hasigayemo 41, izindi 12 narazigurishije nziha abantu bakora KYC. Noneho izi ngizi 325 nizo zihari, totali yazo zari izi ngizi 378. Noneho urebye runo ruziga kuva hano ukagera hano nyine harerekana izisigaye, noneho kuva hano hakerekana iki? Izabaye migrated, izo najyanye muri wallet. Ubwo noneho urabona hano mpita nshyiramo ingano y'izo nshaka ku migrating. Urabona harimo 0, ndaza kuza gushyiramo ingano y'izo nshaka. Gushyiramo ingano bigenda gute? Mfata kwa aka kantu k'akazeru nkagakurura, reka nze nkafateho nkuru rurebe uko ngenda ngakurura ziriyongera. Harya nababwiye ko ngomba kwinjiza gushyiramo 39, reka ngeze ku 9, ndashaka ko haba hariho 80. Yego, ubu izi nizo ngiye ku migrating. Ariko nzamuye gatoya hano hasi hari ikintu bajya batubwira, reka nze nyikwereke nawe utazakibagirwa. Reba hano hari icyo bita warning cyangwa se umuburo, ni ukutuburira. Baratubwira bati this wallet version is under construction. For security, please do not migration greater than 100 units. Hano bahita batubwira ati nyabuneka iyi wallet iracyari kwigwaho, ntabwo iremezwa neza. Bati kubw'umutekano rero ntuza migrating izirenze 100. Nanjye niyo mpamvu mba mvuga ntiyabe hariho 80, nawe ntuzashyireho izirenga 100. Urabona ko njye na 300 ndazemerewe, ariko nibura 100 nizo ntagomba kurenza. Nazo nzishyizeho si ukuba ko zitajyaho, ariko kubw'umutekano w'umutungo wanjye sinzarenza 100, niko nabo batubwira. So nyuma y'ibyo rero ubwo ngiye mpita nkanda hano handitse apply. Ubwo ngiye nkaza hano handitse apply kugira ngo za zindi 39 zijye muri wallet. Ubwo ndakanda kuri apply. Nimara gukanda kuri apply ndategereza network nyine, urabona ko birimo byikora. Izi 39 nashyizemo zigiye guhita ziva hano zijye hehe? Muri ya wallet yanjye, mbe nazikoze icyo nshaka. Migrated successful. Ngira ngo urabona ko birabaye zibaye migrated. Ngira ngo uranarubona runo rutonde rw'uko zigenda. Hano banyereka itariki nazivaniyeho, urazibona. Na hano banyereka itariki z'uyu munsi, ku itariki 6 z'ukwa munani. Dore uyu munsi hagiye 39, cyagiye hari haragiye 53. Ubu migration ni ukukorwa rero, izagiye nazikoze icyo nshaka. Bivuze ngo ngarutse hano kuri wallet yanjye, kaze nkwereke kuri wallet.
ubibona ko zabaye 80, zabaye 80 zagezemo. Noneho nshaka kuziha umuntu mbigenza nte rero? Iyo nshaka kuzoherereza umuntu wenda yaziguze se cyangwa ndashaka kumuha iza KYC nkanda hano handitse send, naho njye nshaka kuzakira nakanda hano handitse receive. Ariko kubera ko ngiye kuba nazitanga njye nkanda hano, ngira ngo urabona agaciro kazo ko ari amadolari 443 ni akayabo. Reka nkwereke gato, sindi buzohereza ariko no kukwereka inzira wanyuramo. Ugiye guha umuntu ubwo uzakanda kuri send nk'uko nari ndi kubivuga. Iyo umaze gukanda kuri send rero hano hahita bakubwira ngo sorry gatoya nanze nkuremo bino bintu, aba bose nabo nagiye noherereza. Ubwo rero bahita bakubwira ngo enter wallet address, uhita ushyiramo ya wallet address umuntu yaguhaye. Umuntu aba yaguhaye wallet address ugahita uyishyiramo hariya. Iyo umaze kuyishyiramo bahita bakwereka aho ukanda ugashyiramo umubare w'izo wohereza, ubundi ugashyiramo pin, bikaba birabaye. Murakoze cyane rero, nkomeje kukwibutsa gukora subscribe, ugakora kuri like, kora ku gipfunsi kuri like nimba ubona ibintu biba byasobanuwe neza, kandi unayisharinge mugenzi wawe kugira ngo nawe agire buno bumenyi. Nyabuneka turasabwa kugira ubumenyi muri cryptocurrency kugira ngo tutazibwa. Byinshi tubyige hakiri kare, dutangire kwimenyereza kuzajya tubyikorera. Murakoze cyane rero, turi kumwe. Ushaka ko tubana muri groupe ya mining zitandukanye wanyandikira kuri 078 045 73 62.